Mu majyaruguru hagati no mu majyepfo ya Kenya no mu gace k'amajyaruguru ya Tanzania hari ikiremwa kidasanzwe kiba mu isi yacyo, ndetse aho indi si y'abantu igeze bisa n'ibitakireba. Nta tekinoloji, nta myaduko y'imyambaro n'inkweto bigezweho none, ubuvuzi buteye imbere n'ibindi bifite aho bihuriye n'iby'isi y'ubu bamwe bita ko ari amajyambere, ibyo ntikibyitayeho namba. Amafunguro ateye ubwoba nk'ibifu n'amara bibisi by'inyamaswa bikirimo imyanda bamwe babanza gusukuranya ubushishozi bikanacyanirwa cyane ngo biribwe, icyo kiremwa cyo ntikibikozwa ntikibikangwa. Kunywa amaraso agishyushye y'inyamaswa imaze kwicwa n'ibindi bitamenyerewe ku bandi bantu muri rusange, ni iby'iki kiremwa cyihariye gikora, gifite umwihariko. Ni ikiremwa iteka cyitarura abandi, kibera mu mashyamba aho muri za pariki z'inyamaswa, ubundi bigahangana bukware kakahava ivumbi rigatumuka. Kuko ku bw'amahirwe menshi aricyo gitsindura umuhigo, ubwo ifunguro cyagenewe umunsi riba ribonetse, ariko kandi kugira ngo kibone uwo muhigo habaho ubufatanye bukomeye na bene wacyo, kandi uwo muhigo usangirwa nabo n'urubyaro n'abagore babo. Ubwo uwo muhigo iyo wabageze mu biganza, akenshi batangira kuwataka ari mubisi, cyangwa se byaba agatangaza bakawutogosa by'akanya gato bakawusamura ntacyo basigaje inyuma, kuva ku rwara rw'iyo nyamaswa ibitahiriwe gupfa uwo munsi kugeza ku bworo bwayo, hose irashishimurwa igasasirwa imbavu z'icyo kiremwa, cyane ko kiba gifite amerwe menshi. Rero gihora gihanganiye n'intare umwami w'ishyamba gutangana umuhigo uwo ari wo wose. Kije, ikaze, bienvenue, welcome to the BGU space. Ngwino dusesekarane ku butaka gakondo bw'ikiremwa muntu cyihariye ku isi, Masai. Mu myaka 3,000 ishize nibwo havutse ikiremwa Masai kibarizwa mu bwoko bwa Nilotic, tuzagarukaho byihariye ubutaha. Nuko abagikomokaho barakura aho mu gace ka Sudani y'Epfo mu kinyejana cya 17 n'intangiriro y'ikinyejana cya 18. Masai banzuye kuva mu gihugu cya Sudan, maze nk'uko bahurizaga hamwe biyemeza kwerekeza mu duce tw'uburasirazuba bwa Afurika, baza bakaba amajyepfo no hagati ya Kenya n'amajyaruguru ya Tanzania. Aha nahitaruye imijyi y'ibi bihugu. Nge Benita Giraneza Uwera sinafashe urugendo rw'ibirometero ngo nerekeze kuri ubu butaka bw'Abamasai, nabanyuze mu ikirere cyangwa se ubutaka, ariko nanyuze ubusamo hamwe n'imbuga zitandukanye za National Geographic n'izindi zitandukanye zamfashije kogoga ikirere cyaho, menya ibihakorerwa. Reka mbigusangize nemye. Ururimi rwabo ni Kima, rumwe mu rukomoka kuri Nilotic, rufitanye isano n'indimi za Dinka, Kalenjin n'izindi. Abenshi muri bo ntibayoberwa n'ururimi gakondo rw'ibihugu babamo, ari rwo Swahili,
ariko kandi muri bo hakaba n'abagerageza kuvuga icyongereza cyangwa se banakivuga neza. Nabo ubwabo kandi bigiramo amatsinda y'abantu nubwo akenshi batajya kure y'ibibahuza. Abenshi uzababwirwa no gutobora amatwi kwabo n'iminwa byihariye, aho ibitoboro byabo biba ari bigari cyane, ubwo bakambaraho ibitako bigari cyane kandi ntawuhezwa kuri iyo mitako, abo umugabo cyangwa se umugore bakabikunda cyane nubwo babikorerwa bababaye cyane kuko batobozwa amabuye n'ibindi bikoresho gakondo byabo. Barihariye kandi barimo indwanyi zitangaje, ndetse nuko bo bamenya ibyabo gusa aho ku gace kabo, bakamenya kurwana n'ingingo y'umunsi yo kumenya umuhigo wawo. Aho ku gace kabo baraje barifata birukana bake mu baturage ba gakondo b'ibyo bihugu nka Kenya na Tanzania. Hari ahambere bacyagera, aba bibaye ngombwa ko bashozaho intambara byakugora kumenya inkuba igukubise. Nta mbunda, nta bisasu kirimbuzi bagira, ariko ubyumve bafite imbaraga, icyitwa imbaraga n'ubuhanga mu kurwana byihariye. Rwose ibyo ntiwirirwa bishidikanyaho na gato, ahubwo wakwibaza uti izo mbaraga ziva he? Turasubira mu kinyejana cya 19. Aba bari bamaze kororoka bihagije maze baraguka, bamwe batangira gusatira imijyi y'ibihugu batuye, bo ubwabo bagura ubutaka bwabo. Ariko mu kinyejana cya 20 ubutaka bwabo bwagizwe parike zemewe ku rwego mpuzamahanga. Aha leta z'ibihugu Kenya, Tanzania zagerageje gukora ibishoboka, zibakangura kuba mu tundi duce tugize ibi bihugu bakabaho mu buzima busanzwe nk'abandi baturage, ahari ubuvuzi bugezweho, amashuri n'ibindi bikorwa remezo biteye imbere. Bamwe muri bo barabyemeye ariko bake cyane, abandi baremera ariko habayeho ubusabe bw'uko n'ubundi bazibera mu midugudu yabo aho begeranye bakamenyana. Iterambere ribageraho ariko bagakomera ku muco wabo wo guhuriza hamwe. Bamwe kandi baragiye biswa mu kibaya gituriye uruzi rwa Mara, baragiye barahatura ariko bariyegeranya baba mu midugudu yabo yihariye. Nubwo bafite abandi baturage basangiye ubu butaka, barihariye. Urahagera ukabona ko ari umudugudu wihariye wa Masai. Uretse abo rero, hari abandi b'Amasayi banze gutatira igihango cya gakondo yabo, biyemeza kuguma ku butaka bwabo nubwo bwagizwe pariki. Abo nibo kiremwa gitangaje natangiye nkubwira. Barihariye, ubyumve barihariye. Reka dusubire ku kibatera kuba badahangarwa. Aba bazwiho gukomera. Icyakora nanone dusubiye mu myaka yo mu 1883 n'1902 bagushije ishyano maze bahura n'icyago karundura cy'icyorezo gikomeye cy'indwara y'ubushita. Iki cyaje giherekejwe n'ibiza bikomeye n'amapfa ateye ubwoba, maze nk'uko babivuga mu rurimi rwabo emutai, bishatse kuvuga gutsemba. Ibi byago byose byarabatsembye bitwara abasaga 60% byabo. Abasigaye rero nibo bakomeje kororoka, ndetse kuri ubu mu 2020 umubare wabo warengaga 900. Ndacyavuga ko kuba bari abanyembaraga. Nyuma y'icyo cyorezo karundura cyabashegeshe, barazanzamutse bakomeza kubaho, ariko amahame yo kubaho yabo arakazwa. Kugira ngo batazongera kwicwa n'inzara ukundi, bakajije icyitwa guhiga. Batangiye kwiga kubana n'ikiri mu ishyamba icyo ari cyo cyose, ariko kandi batangiye no kwiga kwitegura kurwanya icyo ari cyo cyose cyabatera. Yawe umuntu ukomeye wese uje ubateye, yaba inyamaswa y'inkazi iteye ite yabatera, biga guhangana nayo. Bo ubwabo batoranya cyangwa bagatoza amatsinda y'abarwanyi babo mu gihe cy'imyaka 15 irenga, babatoza guhangana n'icyabahangara cyose. Kuva ku mwana w'imyaka 12 y'amavuko kugeza gusa kuri 25 nibo bahabwa iyo myitozo. Kuri bo umuco wo gusiramurwa ku gitsina gabo ntusanzweho cyane. Kugira ngo rero wemerwe mu ndwanyi zabo, ugomba gusiramurwa byihariye. Gusiramurwa byihariye. Baragufata bakakomoraho uruhu rw'igitsina wumva nta kinyanamba bakoresheje, bakabikora bakoresheje ibikoresho gakondo byabo. Ubwo buribwe bukomeye umusore mutanyuramo akurwaho uruhu yumva, nicyo kimenyetso simusiga cy'uko aba yabaye umugabo nyamugabo warwanirira abandi igikurikiyeho cyose. Nuko nyuma y'ibyo uwo mwana mutoya agatuma guhiga inyamaswa y'inkazi, akamurikira abandi nyine ko nta cyamukanga.
nuko bigenda no kugira ngo wemeze inkumi mu muco waho, nuko umurikira abagize urusisiro bose inyamaswa wahize iteye ubwoba. Naho ku bagore umurimo ukomeye bahabwa kuri bo ni ukubyara gusa, ariko nabo bazi neza ko gushaka cyangwa se kubaka urugo atari ukurongorwa n'umugabo umwe, ahubwo iyo umukobwa ageze muri icyo gihe aba agomba kurongorwa n'abasore bangana bose. Ni ukuvuga ko buri musore wese ukugiriye irari uba ugomba kumuha icyo usabwe unategetswe kumuha nk'igihango cy'umuco. Gusa nanone ibi ntibigifata mu buremere nka mbere. Bagira amashyo y'inka bakazikunda kubi kuko batajya banapfa kuzica uko biboneye, ahubwo bararenga bakajya guhiga izindi nyamaswa ziganjemo inkende. Hanyuma inka nk'imitungo bikundira bitagereranywa bakazishyira mu nzitiro zikomeye cyane, aho indi nyamaswa iyo ari yo yose itapfa kuyivogera. Bagakunda kandi kunywa amata yazo agikamwa akabatera umuneza, bakazikunda kurusha. Si amata gusa binywera, ahubwo niyo bagerageje kuzica bakunda kunywa amaraso yazo agishyushye. Ibyo nabyo bikabanezeza cyane. Kuri bo nk'igihango bafitanye n'inka, umwana ukimenya kugenda wese ahita aba umushumba, akamenya ko intambuko ze za mbere zigomba gukurikira inka. Ubutunzi bwabo bubarirwa mu kugira abana benshi n'imikumbi gusa, udafite ibyo nta birenze afite. Imbwa zabo kimwe n'amacumu yabo n'imiheto bibafasha mu guhiga. Bahiga inyamaswa nyinshi utabara, ariko inyamaswa kuri ubu bakunze ni inkende cyane. Ubanza inyama yayo barayumvise ukundi. Nubwo bikunda bo ubwabo kandi bakazira cyane umuntu wabatura amavuye imihana, bakunda abashyitsi cyane, ariko nta kindi babakundira nuko ubwabo bishimira cyane kumurika umuco wabo ubateye ishema, bakanabamurikira ibyo bakora nk'inkweto zabo, imikandara, inigi n'ibikomo n'imyambaro yihariye yabo ariyo shuka ibitatse amabara hanini atukura, ariko kandi bagira n'andi yambarwa bitewe n'imyaka umuntu agezemo. Nubwo kandi wakumva ko bagira ubwigunge kubera kudatera imbere kandi baba hitaruye abandi, ariko bafite uko bo ubwabo basusurutsanya, bagasusurutsa n'ababasura binyuze mu ndirimbo n'imbyino zabo gakondo zo gusimbuka. Ni nangaha nsoreje iki kiganiro. Mwakoze guserukana nanjye tugatemberera iwabo w'Abamasayi. Ndakwibutsa ko mu gihe ugize igitekerezo, icyifuzo, ntuhejwe na gato kuri BGU Space. Naho ubutaha.